Muraho neza. Nitwa muganga Pierrine, mbifuriza kumenya kugira ibihe byiza. Uyu munsi nabateguriye akavideo keza cyane nimukareba kari bubashimishe cyangwa se kari bubafashe ku buzima bwanyu. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro gisobanura ni gute warongora umugore cyangwa umukobwa akishima akarangiza neza. Kuko abagore benshi cyangwa abakobwa mukora imibonano akakubwira narangije, inshuro nyinshi abakubeshya kuko ntabwo bashaka kuguca intege. Rero uyu munsi twabateguriye uburyo warongora umugore cyangwa se umukobwa ukamenya uburyo yarangije. Ibi byose bituruka mu gutegura. Iyo wamuteguye nawe bibona ko umukunda, igihe cyose igikorwa kigenda neza. Usanga habamo imbogamizi, ugasanga nk'umugore cyangwa se umukobwa apfiramo akemera ko yarangije kandi atarangije. Icyo gihe aba afite ibibazo runaka. Turagenda tubyinjiramo gake gake mbibasobanurira. Nkuko nari mbibabwiye rero, umugore iyo ushaka kuryohereza umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe, dore ibice by'umubiri we wibandaho. Bigusaba kumutegura, kumusekera, kumureba ukabona ko muri kumwe, utangira ukamuhobera. Burya guhoberana biri mu bintu bikurura umunezero cyane, bigakurura ibyishimo, ibyiyumvo ku mpande zombi. Kuko umukobwa, igitsina gore ni abantu boroshye cyane, upfa kumwereka ko umukunda kandi koko bikurimo. Icya mbere, niba mugeze mu buriri uramusoma, ukamukarisa ku mabere, ukaba wakora no kuri rugongo, ibice bye by'umubiri runaka ukagenda ubikoraho. Ibyo byose bigenda bikwereka ko ari muri modu y'imibonano. Icyo gihe rero iyo ubigerageza kubikora ntayijyemo, hari igihe nawe ashobora gutekereza kugufataho, nk'iyagukoraho akabona nta kigenda, nta bushyuhe ufite, haba harimo ikibazo. Ku mugabo, ku mugore nawe hari igihe umutegura, wamara kumutegura wajya kubona ukabona hasi, niba umugore yabishatse mu gitsina hagomba kuzamo ururenda, ububobere nyine bukaza. Iyo ibyo bintu utabibona, umugore nawe aba afite ikibazo. Kuko umukobwa wese ahava akagira cyangwa se umugore agomba gushyukwa. Nubwo waba uryamye utari kumwe n'umugabo, ugomba kwicara ukumva ko ibyo bintu bigomba kukubaho. Icyo gihe ibyo bintu bitakubaho uba ufite ikibazo. Ushobora kutugana tukagufasha, tukakugira inama. Icyo gihe iyo umaze gutegura umugore cyangwa se umukunzi wawe muri mu gitanda, ukabona nta mpinduka, mbese ukaba wasa n'umuforuse ukabikora kugira ngo urangize, icyo gihe haba harimo ikibazo. Burya gerageza kumuganiza umenye ikibazo afite. Cyangwa se niba hari igihe aba afite agahinda cyangwa afite ibindi bibazo runaka, cyangwa nawe utazi kumutegura, icyo gihe bigusaba ko utugana tukagufasha uburyo, tukakugira n'inama, tukakwigisha uburyo wategura umukunzi wawe. Cyangwa se hari igihe usanga umugore we nta kibazo afite, umugabo akaba azi gutegura mu buryo bwose bushoboka, ariko hagera mu gihe cy'imibonano ugasanga umugabo igitsina ntigifata umurego, nticyeguka. Ariko wenda hari igihe batugana tukababaza, ese wigeze wikinisha toya? Ati nanjye mbona ari uko. Icyo gihe hari imiti tuba dufite, muraza tukabafasha. Uyu muti ukoreshwa n'umugabo n'umugore. Kuri babandi batagira ubushake, ububobere cyangwa se akabishaka mu mutwe umugore, ububobere hasi bikanga, uyu nguyu bawukoresha ukabafasha. Igihe cyose batikinishije, n'umugabo wa wundi ubishaka mu mutwe ariko igitsina kikanga, nawe akoresha uyu nguyu. Kereka iyo hajemo ko umugabo yigeze yikinisha. Iyo yikinishije harimo ibindi, ubwo ni ibindi bindi tuba twinjiyemo. Nawe tubafitiye indi miti twabateguriye ku bagabo bikinishije cyangwa abasore, bakoresha uyu muti witwa ibyishimo ikambere. Uyu muti rero barawukoresha ukabafasha, ukabavura ingaruka zose zo kwikinisha. Ikindi kintu twabashishikariza ni ukugira ngo mwige kubana n'abakunzi banyu mumenya gutanga keya. Gutanga keya ni iki? Ni ugutegura umugore, atari bya bindi byo kuvuga ngo ngwino mu buriri. Oya, mutegure kare utaranamugeraho, utaranagera mu rugo. Utangira umubwira utugambo twiza ku buryo mujya kuhura uri muri modu y'ibintu byiza. Uyu muti witwa ibanga ry'urugo. Uyu muti ukoreshwa n'umugore n'umugabo. Ku mpande zombi hari impamvu twawubateguriye. Impamvu twawubateguriye ni hahandi twababwiye
turahera ku mugabo. Umugabo ntiyigeze yikinisha, ariko ageze mu gikorwa ntago ari stress, aratuje ari kumwe n'umuntu we niwe bari kumwe, ariko ageze mu gikorwa biranze. Icyo gihe akoresha uyu muti iyo nta kindi kibazo afite, ari ibyo bibazo biri kumubaho ageze mu buriri. N'umugore rero impamvu twavuze ko bombi bemerewe kuyikoresha, umugore nawe ageze mu gikorwa bageze hagati biranze, ubushake burabuze, niba n'amavagingo ayagira nayo arayabuze, icyo gihe bakoresha uyu nguyu. Cyangwa se akabikora byo kunezeza umugabo ariko bitamurimo, ukoresha uyu muti wongera ibyishimo, ukongera imbaduko z'umubiri, ukangura imitsi. Ku mpande zombi rero aba nibo bemerewe kuwukoresha, ku bantu batigeze bikinisha haba no ku mugore cyangwa umugabo. Uyu muti iyo bawukoresheje urabafasha. Hari ubundi buryo abagore cyangwa se abakobwa bakunda kubeshyamo abakunzi babo, akagira gutya akakubeshya ati narangije kandi atarangije, ugakora ati narangije, ukagira ngo kuko yarangije. Ariho hahandi haturukamo gushwana ko wamufashe yaguciye inyuma. Kubera iki? Kutakubwiza ukuri. Wamurongoye ntiyigeze arangiza, nta byishimo yigeze yumva, nta buryohe bwabyo yigeze yumva. Biturutse kuki? Biturutse ku mugabo. Umugabo nawe ntago yigeze yikontorora. Hari ukuntu umugabo abishaka, ariko yabishaka igitsina ntigifata umurego ukomeye. Igitsina cy'umugabo kitafashe umurego ukomeye ntigishobora kuryohera umugabo, ntago yacyumva. Cyakoze kiramutse gishyutswemo gakeya ashobora kunyaza, ubwo buryo bwonyine, ariko ntago ashobora gukora penetration kidafite umurego. Icyo gihe rero hari umugore uryoherwa na penetration cyangwa no kunyaza. Gerageza uganirize umukunzi wawe umenye ibyo akunda. Nusanga igitsina cyawe kidafata umurego ukomeye, uba ufite ikibazo, ugomba gushaka ubujyanama ukatugana tukagufasha. Hari byinshi twagufasha. Ku bagabo rero akenshi hari igihe nk'ubwo buryo ndimo gusobanurira ushobora kuba utibona mu mibonano, ukaba uzi ko imibonano wakoreye umukunzi wawe yanyuzwe, ariko hari ukuntu umukunzi wawe umugore yishima ukabibona ko kuko yishimye. Umukunzi wawe iyo yishimye yanyuzwe n'imibonano wamukoreye, burya umugore ashimishwa no kumurongora neza, ukamugaburira, ukamwambika. Iyo wamurongoye neza, wamugaburiye, wamwambitse, nta kindi ikizakubwira ko yanyuzwe, azakubaha, azaguhisha agaciro. Rero wa mugabo we niba hari ibyo utabasha, ukeneye gukoresha uyu muti witwa ibyishimo ikambere. Uyu muti witwa ibyishimo ikambere wongera imisemburo, uzibura imitsi, ufasha ubwonko, cyane cyane ku bantu bikinishije. Uyu muti niwo bemerewe gukoresha kugira ngo bafashe kuba bagera muri cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, cyongera urukundo mu bashakanye cyangwa se ku bakundana. Twaba twabashishikariza rero kugerageza kongera urukundo cyangwa se kureba neza ko umukunzi wawe wabashije kumuryohereza. Wamara kubyinjiramo wabona utamuryohereje, ukaba waza ukatugisha inama uti nshobora kuba mbikora gutya, ariko nkabona umukunzi wanjye bimeze gutya. Buryo n'ubuntu umukunzi wawe atakumva, wenda ashaka kutagusuzugura ariko ibyo umubwira ntabyumve, icyo gihe uzikontorore, uzasanga ari wowe kibazo. Cyangwa se namwe bagore mugera mu gikorwa ugasanga ibyo bagukorera ntubyumva, ntubirimo, icyo gihe ufite ikibazo mu mutwe. Ikibazo mu mutwe ni ikihe? Hari kwa kundi kubikora utamwiyumvamo neza uri kugira ngo umushimishe. Rero nukenera kumushimisha utabyiyumvamo, ntago bizakuryohera, nawe ntuzamuryohereza. Ibyishimo wakeneraga ku mpande zombi ntabyo uzabona. Gerageza uze tugufashe, tukugire inama y'icyo wakora. Tugana ku musozo, ikintu twashaka kongera kubanyuriramo muri makeya kuri ibyo bibazo bituruka ku mpande zombi, ku mugabo, ku mugore, twashaka kongera kuzibanyuriramo muri makeya. Turahera ku mugore. Umugore bitangira wenda yumva ari mu bushake, byagera hagati bikanga, icyo ni ikibazo. Cyangwa se agatangira yumva nta bushake, byagera hagati akabishaka, yabishaka umugabo bikanga. Ibyo byose ni ibibazo. Rero bisaba ngo mutugane tubafashe, tubagire inama. Ikindi, iyi miti twabasobanuriraga y'ibimera ni imiti ukoresha mu gihe gitoya kandi ugakira ku buryo bwa burundu. Ni imiti y'ibimera, uyikoresheje mu buryo twamubwiye agakurikiza amabwiriza twamuhaye, nta muntu n'umwe udakira, bose barakira. Bisaba ngo
ukurikize inama za muganga waguhaye umuti. Ikindi gikurikiyeho nk'umugabo nawe ufite ibibazo, hari abagabo bakunda kugira isoni akaba atatinyuka no kuba yabwira umukunzi w'ikibazo afite kandi hari uburyo yamufashamo. Icyo twababwira, hari umuti witwa ibyishimo ikambere. Uyu muti ni mwiza cyane ku bagabo bashaka kubanza kwivura ingaruka zabatejwe no kuba barikinishije. Uyu muti barawukoresha ukabafasha bitewe n'ibindi bibazo no kuba batashimisha abakunzi babo mu buriri mu buryo ubwo ari bwo bwose. Dufite yego n'indi miti, ariko uyu nguyu kubikinishije cyane cyane ni ngombwa ko bagomba kuwukoresha. Dusoza tugana ku musozo, tukaba twashakaga kubashishikariza ko ufite ikibazo y'ikihererana natugisha inama, turabaha nimero yacu mwatwandikiraho. Abakeneye imiti, yaba ari abari mu mahanga, abari i Burayi, abari mu bihugu bya Aziya, muri Amerika, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari mu ntara zitandukanye, mwese imiti ibasha kubageraho, turayohereza. Utugisha inama ukatwandikira, wiheranwa n'ibibazo, wiheranwa n'agahinda ufite kuba utabasha gushimisha umukunzi wawe, tugane tugufashe, tukugire inama, nitubona ukwiriye imiti tuyiguhe. Byose uburyo bwose burashoboka. Murakoze rero, mukomeze kugubwa neza twirinda COVID-19.